Hello, twongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho tugeze ku gice cya gatatu cy'inkuru yacu turi kurebera hamwe yitwa Urukundo rw'inyabutatu, uko bagiye bakundana ari batatu. Rero ubushize twari twagarukiye aho bari mu bitaro kwa muganga, Dave na Alia baherekeje Hannah ubwo yari yaguye igihumure, dogiteri amaze kubamenyesha yuko Hannah atarwaye kandi ameze neza, ahubwo ari kubaha amafesitasiyo menshi yuko Hannah atwite. Dave yishimye cyane, Alia umugore wa Dave we aguye mu kantu yasamye yumiwe, nuko Dave arishima arambwira kuko se muga nibyo urakoze cyane, umva amushimira yishimye. Dogiteri aramubwira ariko ugomba kumwitaho kandi hari imiti yindi buze kumuha azagenda afata, nawe ukomeze umwiteho nk'umugore utwite. Nuko ati humura rwose kuri ibyo ngibyo njye nzamwitaho neza rwose. Kandi dogiteri arambwira kandi umenye ko muzajya muhora muza hano buri cyumweru tukabarebera aho bigeze. Dave ati rwose nabyumvishije, ahubwo murakoze cyane dogita. Dogiteri ati rero ubu mwanamufata mukamutahana mu rugo kuko ameze neza. Dogiteri ahita yisohokera. Nuko Hannah arahaguruka akora mu biganza Dave, arangije amubwira nti Dave ni ukuri ndishimye cyane, ngiye kuba umumama, ngiye kuba umubyeyi, ni ukuri pe ndishimye cyane. Dave nawe ati ni ukuri nanjye ndishimye ntiwabyumva, ndi umunyamahirwe. Umva Alia nawe umugore wa Dave ati Dave nkeneye kuvugana nawe aka kanya. Dave arahindukira ariko agifashe mu biganza bya Hannah, arahindukira areba Alia arangije aramubwira ati yego Honey ndaje rwose tuvugane, ariko se ubundi ni ikihe kibazo ufite? Alia ati reka tujye mu rugo, ntabwo twabiganira kwa muganga. Dave ati nta kibazo rwose reka tugende. Nuko baragenda barataha, Hannah na Alia na Dave. Nuko Alia barazamuka bajya mu cyumba cyabo hejuru, arangije ahita amubwira ati umva ni gute ibi ngibi wabinkora? Ni gute ibi ngibi wabinkora? Nuko Dave arangije amubwira ati mugore wanjye mwiza nkunda, njyewe narabikubwiye mbere hose, nakubwiye ko ariko nari no kubikubwira mbere hose pe, nanjye ndamukunda. Alia ati umva sinongeye no kumva namuvugaho ahubwo kuko rwose nyine ndamwanga. Dave ati ariko umenye yuko nawe ubu ngubu umenye ko nawe ari umugore wanjye, mwese muri abagore banjye kandi mwese ndabakunda. Umva Alia ati wanciye inyuma. Umva njye Hannah nzamwica. Dave ati ibyo ni ibyo utangiye kuvuga Alia, ibyo ni ibyo utangiye kuvuga, umva ucunge neza amagambo uri kuvuga, nawe ubwawe wicunge ibyo ugambiriye gukora wicunge. Alia ati njye ntabwo nashobora kwicunga rwose kuko ubu ngubu wandakaje kubona waramuteye inda. Yewe Dave ati umva rwose mugore mwiza, mbabarira rwose wiyumanganye wikarume, ndabizi yuko urakaye ariko nawe ari mu gice cy'ubuzima bwacu urumva. Alia ati nta kintu na kimwe ngikeneye kumva kandi nta nubwo nzigera nanamubembereza na gato urumva. Icya mbere waranambeshye mwigira Dubai mujya kwibera mu munezero. Dave ati oya nyine urebye twari twagiye mu butembere ariko nta gitekerezo cyabyo nari mbifiteho, ntabwo nari nzi yuko ari izo purani ziwe, ntabwo yigeze ambwira iby'ukuri bya Dubai, nagiye nzi ko ari inama y'akazi tugiyemo. Alia ati aho bimenyeye
urumva iyo uhita ubimenya wari guhita ugaruka, noneho kugira ngo ugaruke waragiye ujya kuryamana nawe, ngaho noneho mugenda mu divorce, ni mu divorce noneho. Dave ati oya Aria, ariko twabana twishimye twese, njye ntabwo na divorce nawe, ntabwo nshaka kudivorce nawe. Aria ati ariko uzi n'ibindi, njye nta nubwo nyishoboye kumwihanganira, ugomba guhitamo hagati yanjye na Anna, amahitamo ni ayawe Dave. Nuko Anna hari hasi na Justin, nyine urazi ko inzu ni ya nzu igeretse, aho bari hasi na Justin muri salo. Justin abwira Anna ati Aria yarakaye, kubera iki ari gutongana, uri kumva ukuntu ari gutongana? Nuko Anna arangije amubwira ari gutongana kubera njyewe. Justin arahindukira areba Anna ngo ari gutongana kubera wowe? Ntabwo ngusobanukiwe, ushatse kuvuga iki se? Erega Justin nanjye ndatwite. Justin ati wow, ni ukuri ndishimye ku bwawe Anna, felicitation rwose. Justin abivuga yishimye ari kumwenyura aseka, mu gihe bakiri guseka gutyo bumva n'ikirahure kikubise hasi, bumva hejuru byacitse. Nuko Justin angira avuga ngo ko mana yanjye, ntabwo uzi ko hejuru hatse umuriro rwose. Nuko Dave aranje abwira Aria ati Aria, ni ukuri ihangane wiyumanganye, umenye yuko utwite, ugomba kwishakamo umunezero n'amahoro. Aria ati sinshobora kwiyumanganya Dave, birahagije, ni ukubera iki waryamanye na Hana? Dave ati Aria, wibuke ko Hana ari umugore wanjye, tugomba kugumana rero. Aria ati niba washakaga gutabara ubuzima bwanjye, urumva kubera iki niyo mpamvu wagiye gukorana ubukwe nawe? Rero niba washatse gutabara ubuzima bwanjye ukajya gukora ubukwe nawe, ubu ngubu noneho warabutabaye, meze neza, noneho wagenda ukadivorsa nawe, nta kibazo, n'ubundi narakize. Dave ati sinshobora kubikora, kandi umenye yuko uko byari bimeze mbere ntabwo ariko bikimeze ubu ngubu, urumva, umenye yuko uriya ntwitiye umwana wanjye. Aria ati umva ndakwanze Dave, ndakwanze. Ahita asunika Dave, ahita asohoka yirukanka, mu gusohoka yirukanka ahita afata imodoka ya Aria barayakije aragiye. Nuko Dave amanuka hasi yirukanka amukurikiye, asanze Anna muri sarabaje. Anna Aria ari hehe? Anna ati afashe imodoka yanjye none agiye mu kanya rwose. Dave ati reka nzimukurikire, ngomba kumukurikira ntawamenya iyo agiye. Nuko nguko Aria agenda mu modoka ari kwivugisha Dave, hoya Dave, hoya, umva, ugomba gusigana, ugomba kuva kuri Hana ndamwanga, Hana ari kunyiba urukundo rwanjye, kugenda nk'uko yarakaye, umva, njye ntabwo nzigera nemerera Hana yuko nyiba urukundo rwanjye, nyiba umugabo wanjye Dave. Umva niko Aria agenda yarakaye, yarangaye. Nuko Anna nawe hari muri salo asigaranye na Justin, akifata ku gahanga, nyine ntameze neza. Justin akamubaza ati Anna umeze neza? Hana agahita amubwira ni Justin, umutwe wanjye uri kumbabaza, ntabwo meze neza pe, simeze neza, kandi Aria yamfatiye imodoka, Dave nawe amwirutse inyuma. Justin ngo iki? Komana, nizere yuko ameze neza. Hana agahita bati umva, ni ukuri Hana yarakaye shawe, yarakaye, wumve ko nanjye mfite impungenge nzi, ubu ngubu mfite n'ubwoba. Justin ati mva humura di, ayo ntabwo ari amakosa yawe, agomba kwakira ibi bihe di, agomba kubyakira, none se azumva ko ariwe uzatwita wenyine se? Agomba kwakira ibi bihe turimo. Nuko
rero cya gihe Ariya aba ari kugenda mu modoka yitutumba yarangaye, tumugarukeho aragenda no gufata feri bikamunanira, bikarangira agonze ipoto mu muhanda, akagonga ipoto, akarwana no gusohoka mu modoka, yarwana no gusohoka mu modoka nyine agahita yikubita, umutwe agahita awubanza hasi, agatangira kuva amaraso. Noneho agatangira gutabaza bati Dave ni ukuri ntabara, ni ukuri ntabara. Dave akahagera, kwa kundi aba yamwitse ku modoka, agasanga Ariya yikubise hasi, ari kuvirirana, agatangira akavuza induru, Ariya my love, Ariya rukundo rwanjye, ni ukuri Ariya ndagutabara, urumva? Nuko nyine bagahita bahamagara ambulance bakamujyana kwa muganga. Uko bari kumutwara muri ka kagare bamukura muri ambulance bamwinjiza mu bitaro, niko Dave ari kugenda amubwira ati Dr. ni ukuri ndakwinginze mbabarira utabara umugore wanjye aranatwite, ni ukuri mumbabarire mukore iby'ishoboka byose. Nuko Dave agahita ahamagara Ana, umugore wa kabiri, agahita bimubwira kuri telefone. Nuko Ana agahita bati ngo Dave ibyo ntibikiri kuvuga, ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, ubwo se ni gute byashoboka we, ndakwinginze reka kurira, araza kumera neza. Nuko Ana agahita ava kuri telefone akifata ku gahanga ngo mana yanjye we, Justin agahita amubwira Ana ni ibiki bibaye, Ariya ameze neza? Ameze neza? Ana agahita amubwira ni hoya Justin wapi, ntabwo ameze neza rwose, aka kanya tuvugana ari kwa muganga, yakoze accident pe, unyumvire nawe. Justin ati mana we, ubu se wameze ate? Nuko agahita amubwira nti Justin ndashaka kujya kureba Ariya uko ameze, mbabara rwose unjyane kwa muganga njye kumureba. Justin agahita amubwira ati okay, nta kibazo rwose tugende. Mwibuke yuko imodoka ya Ana Ariya niyo aba yatwaye neza agahita anakora accident, niyo mpamvu Ana bari gusaba Justin ngo amutware mu modoka ye bajye kureba uko Ariya ameze mu bitaro. Nuko bagahita bagenda, bagerayo bakabona Dave ahantu aba ahagaze, Ana agahita amubwira ni Dave urukundo rwanjye. Nuko Dave agahita ahindukira, agahita areba Ana akamusuhuza, agahita bati Ana ubu ngubu nakubeshye rwose byanshanze. Ana agahita amubwira ni Dave ni ukuri ugomba kuba intwari, ugakomera, Ariya araza kumera neza vuba. Dave ati ntabwo ubizi, yavuye amaraso menshi, nibwo bwoba mfite. Nuko mu gihe bakiri kuvuga gutyo Dr. akaba araje, agahita ababaza ngo none se ni mwebwe muri kumwe na Ariya uriya murwayi? Dave agahita bati yego, uriya ni umugore wanjye, ndi umugabo we. None se umugore wanjye ameze ati? Dr. agahita amubwira avuye mu kaga rwose, ubu ngubu ameze neza, Imana ishimwe kandi urakoze cyane Dr. Ariko Dave avuga. Nuko Hana agahita avuga ati none se umwana we ameze ate? Dr. agahita batumva munyihangane rwose, mbasabye imbabazi nyinshi, ntabwo twashoboye gutabara umwana we ntagishoboye kubaho. Bose bagahita bikanga, yewe bakikanga, ni inkuru y'incamugongo irabababaje. Dave ati hoya, ubwo si ibyo bintu birashoboka muga? Ntabwo bishoboka. Ku kanya agahita yikubita hasi nawe akabaguye igihumure, yagwa hasi, Ariya agatangira kumukoraho amubwira Dave urukundo rwanjye, ni ukuri mbabarira ufungura amaso yawe. Dr. agahita ababwira ati reka nze nawe njye kumusuzuma turebe. Nuko Dr. nawe agahita amufata akamujyana mu kumba aho ngaho, akamukorera ibizami byose, finally tukaza kubona Dave yakize. Dr. ari kumubwira ati Dave umeze neza, wakize, ariko wa mugabo we Dave ugomba kuba intwari ugakomera. Nuko Hana arangije ahita abwira Dave ati Dave tugomba kubwira iyi nkuru Ariya akayimenya. Dave ati ubu se utabeshye koko,
ubu iyi nkuru nabibwira ne Alia koko yari yishimye urumva, none njye kumubwira inkuru nk'iyi y'incamugongo. Justin ati reka twese twishyire hamwe bro, reka twishyire hamwe rwose turagenda tubimubwire. Nuko bagahita basanga Alia yajyanye ku gatanda, umva aracyafite ibipfuko nk'umuntu wakoze agisida, yego nyine yenda yorohewemo ariko urabona ko akiri umurwayi. Nuko Dave yanditse agahita amubwira ati Alia bitumeze ute, uri kwiyumva ute? Agahita amubwira ni Dave meze neza rwose Dave, ariko nakubeshye ndumva afitemo umunaniro. Dave ati ukeneye kuruhuka kandi humura ndi kumwe hano nawe. Alia agahita amubaza none se umwana wanjye ameze ate? Nuko Dave agahita amubwira ni Alia ugomba kuba intwari, gusa wibuke yuko ndi hano sibyo? Ndakubaza umwana wacu ameze ate? Ati umwana wacu ntakiriho, umwana wacu yacishe ni ntakiriho. Yebaba we Alia umutima ugatera ugasimbagurika, umva bihita bimucanga bigahita bimurenga. Inkuru y'uyu munsi igarukiye, nizera yuko ikomeza kubashimisha, bashishikariza igice cy'ubutaha cya 14 kandi mbasaba gukora like, share, subscribe.